Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Mwese uko mudahwema kubana natwe, mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu rero, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Mugabe nyuma y'iminsi arwaye, nyuma y'iminsi ameze nabi, ariko turashima Uwiteka ko twongeye kumubona. Uraho neza Mugabe? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Amakuru ndaho. Njya nkunda kuvuga ngo amakuru y'iminsi kandi nsanzwe mbizi. Wari umaze iminsi urwaye, ariko ndishimye ko nongeye kukubona uri amahoro. Namaze iminsi ndwaye, nubwo ntarakira neza, ariko uko biri kose ndaho ndashima Imana. Reka ngusabe kugira ngo rero usuhuze abakunzi bacu kuko bari bagukumbuye, nurangiza usenga Imana ubundi twinjire mu kiganiro. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana idukunda, turagushimye turaguhimbaje ko wabanye natwe mu bihe byose bitambutse. Komeza kutugira neza kandi ikiruta byose komeze kubana natwe muri byose. Dushyigikire inshuti zacu, zishyigikira aho ziri hirya no hino. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu, abarushye nabo ubatabare, kandi mwami n'abaduha ibyifuzo byose uhaze kwifuza kwabo. Ngaho rukira kubana natwe muri uyu mwanya turi imbere yawe, dushyigikire utugire neza, tukugeraho umugisha. Ngaho turasenze kandi turizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku bw'isengesho ryiza uduhaye. Abantu benshi bari bamaze iminsi bafite amakuru y'uko warwaye, ariko nk'uko twari twabiberetse nyine tukabereka ko urwaye. Ndagira ngo noneho baganirire urugendo rwawe uko rwagenze, kuba uyu munsi wa none ugihumeka umwuka w'abazima, ushobora kwicara ku ntebe, kuko nimba mwaradukurikiye mwabibonye neza ko ubushize twakoranye ikiganiro aryamye mu buriri adashobora kweguka, ariko uyu munsi wa none yashoboye kwicara ku ntebe ndetse ndabona nabyibushye ameze neza. Kugira ngo yenda bamenye uko byari bimeze, ese waje kubona uburyo bwo kwivuza, ese byagenze gute? Karibu. Yego murakoze. Nagiye mbona uburyo bwo kwivuza rwose, ndivuza uko biri, ndumva ndaho uko biri kose ndimo ndoroherwa. Nshima no gushima Imana, nshimira n'abantu bagiye bamba hafi. Abo bose ndabashimira, kandi nshima n'Imana ko yagiye bashoboza bakabana nanjye mu bihe nari ndimo by'uburwayi. Imana ibampera umugisha, uwagize icyo akora wese n'utaragize icyo akora bose Imana ibaha umugisha. Buriya muntu nawe impamvu aba atagize icyo akora ni uko ntacyo aba afite. Ariko ndashimira ababyeyi bambaye hafi cyane rwose, Imana ibaha umugisha. Hari ababyeyi bagiye bamba hafi cyane, banyandikira bambwira ati dukomeje gusenga naho ntacyo dufite, ariko twizeye ko n'Imana nayo irimo kumva. Bose rero ndabashimira rwose, mwarakoze cyane, kandi Imana amahoro ikomeze kuba mpera umugisha. Nuko hanyuma umaze kubona uburyo warivuje, indwara yaje kuboneka, ku buryo uyu munsi wa none wumva noneho indwara yakize, uhagaze neza? Haracyari urugamba, kuko hari n'ibyo kwa muganga badashobora kuvura. Ubwo ndimo ndagerageza no mu binyarwanda naho nkivuza. Umuntu umwe niwe wambwiye ati ubwa mbere arisuzumishije ntibabibona, ati ngwino nkwereke. Abantu nako murabizi ubuvuzi, murabizi ubuvuzi bubaho, kandi burantekereza ko Imana itahabaye umwana w'umuntu nta kintu yakumarira. Uko biri kose birimo biragenda neza. Amagiripe yari arimo, malariya irimo, inkorora irimo, ariko ntabwo ari byonyine, hari n'ibindi.
hari n'ibindi bikomeye mboneraho no gutanga mesaje y'abantu mwitonde, niyo yaba umunyamasengesho, niyo yaba iki, abantu b'iyi minsi ntabwo turi beza, reka mvuge gutyo, ntabwo turi beza. Umuntu aritwikira ijambo ry'Imana akavuga ko asenga Imana, ariko mu by'ukuri buriya umudiyakoni yakoroga, umunyamasengesho yakoroga, umuvugabutumwa yakoroga. Abantu rero babe maso, bakomere. Ntabwo ibyera byose ari amata, mube maso rero, kuko yagiye ushaka kwibwira ngo umuntu ni umudiyakoni arimo aradiyakona mu nzu, mu rusengero, cyangwa se hari nabonye bita porotokole. Ntabwo abantu bose ariko bakorera Imana. Hari abantu basenga ariko bagasenga badakorera Imana, ahubwo bakora Satani yarabatumye kugira ngo bakoreho abantu. Kandi ibyo biriho, birahari cyane. Ari nayo mpamvu Bibiliya yavuze ngo mureke ngo amasaka akurane n'urukungu. Ibiduhiga rero ntibizabura, abaturwanya baracyakomeje. Niyo mpamvu rero tugomba kuba maso, tugakomera, tukaba maso, tugasenga, Imana ikajya inaduhishurira abagizi ba nabi. Abantu rero babe maso, dusenge, dukomeze dusenge. Ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana nizeye ko bizagenda neza. Niko bimeze. Abantu b'Imana bakwiye kuba maso, kubera ko amazi si yayandi, ibigera byose ntabwo ari amata. Reka tugushe ku ntego twinjira mu kiganiro. Ejo bundi twakoranye ikiganiro, wari ufite urupapuro wari wanditseho amayerekwa Imana yaguhaye. Hari mu iyerekwa ry'uko bagiye gufungura gereza ya Mageragere, ko hari abantu bagiye kuva mu igororero. Ndagira ngo nkumenyeshe ko rero hasohotse abantu benshi nk'uko wabivuze, barenga 2010, ariko umugabo witwa Bamporiki Edouard nawe yaratashye. Ukimara kubona ko ubuhanuzi bwawe busohoye mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa, wiyumvisha ute? Message wazageza abantu zaje zivuga ngo iki? Dusangize kuri ako kantu. Ntabwo ujya ukunda kubivuga, ariko nyemerero dusangize kuri ako kantu ko wiyumvise, na n'ubutumwa abantu bagiye bakwandikira cyangwa baguhamagara bakubaza uko byari bimeze. Murakoze. Abantu bagiye bampamagara nubwo ntabashaka gufata telefone, benshi baranyandikiye. Hari n'abampaye ikiganiro cy'abagiye gufunga, cy'abandi barekuwe. Nabyakiriye neza, kuko buriya ntabwo twifuza ko duhanura ibibi ngo bisohore gusa, ahubwo twifuza ko ibyiza ari byo bisohora. Ni byiza rero, nabyakiriye neza. Hari na muramu we wampamagaye arambwira ati rwose Imana iguhe umugisha, ati muramu wanjye bamurekuye. Ndashima Imana rero ko ni ukuri ibyiza nabyo birimo bisohora. Hari n'abandi rero nabo bagiye gutaha. Imana irimo iratanga imbabazi. Hari n'abandi bagiye gufungurwa bari hirya no hino, haba mu bihugu bitandukanye. Abantu babe maso gusa, basenge, ariko nanone bamenye ko niba Imana itanze imbabazi, ushobora kuba waba uri muri gereza utihannye, udakijijwe. Imana rero irashaka abantu bakizwa muri ibi bihe, kuko turi mu bihe bya nyuma, kandi ibihe turimo ni ibihe bikomeye. Abantu babe maso rero, abantu babe maso, basenge babe maso. Kandi ikindi nagira ngo mbabwire ko muri iyi minsi hari impfu nyinshi, hari uburwayi butunguranye, hari uburwayi bugize bute, abantu barimo barataha ari benshi. Abantu bane basenge babe maso. N'Imana ivuze ngo itanze imbabazi, ntabwo ari ukuza ngo widagadure, wigire mu nzoga, wigire mu bindi, ahubwo abantu nibaze babe maso, basenge Imana, babe maso. Buriya Imana igira inzira nyinshi. Hari igihe yaba igize ngo uve muri gereza uze uvuge ubutumwa bwiza no hanze, uze wihane usaba Imana imbabazi, kuko ibihe turimo ni ibya nyuma. Imana irimo irabwira abantu ngo nibihane, kandi ikindi bakomeze gusenga.
kuko ibihe ni ibya nyuma turimo, ibihe birarangiye. Mesaje rero abamwandikiye natanze Eduard, nanjye narishimye cyane, shima n'Imana ko yatashye. Ndumva ari ibyo ngibyo rero. Imana ibahe umugisha ko bariho bataha. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze musenge kugira ngo Imana n'amahoro ikomeze kwitamurira ikore n'ibindi. Umukunzi mwiza yarankunze ntabizi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kuba imbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None rero ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mw'ijuru, kumuhanga amasiteka bizankiza intege nke, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Amina. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi aririmba neza ngo nshira ubwoba nshira ubute, ngo nyuma nzatabaruka. Ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, niwe ujya undinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Ngo kumuhanga amaso iteka bizankiza intege nke, ngo nshire ubwoba hanyuma nshire ubuti. Imana ishimwe cyane. Ku kindi giteraro aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Ni umukunzi mwiza niwe ushoboye byose. Ngo none ibintu ntunze byose nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Imana ishimwe cyane. Abantu bagomba kumva ko ibyo dufite, ibyo dutunze byose ari iby'uwo mucunguzi. Imana itugire neza kandi duhane umugisha. Nuko hanyuma rero ntabwo ari byo gusa, twagiye tubona ibintu byinshi wagiye uhanura bigasohora. N'ubu ngubu rero nta kabuza ntitwabura kuguhereza
umwanya kugira ngo uvugire Imana, ukorere Imana, ukore umurimo w'iyaguhamagaye. Ni byiza ko mu bintu byose ari ugusenga kugira ngo ibibi bihagarare, ariko nanone ibyiza bisohore. Ariko ibibi nanone hari igihe Imana yemera ko biba kugira ngo birushirizeho gutuma abantu bubaha Imana. Niyo mpamvu twabonye uvuga ugiye gupfa, uzwi agapfa, hari n'ibindi byinshi twagiye tubona. Ariko uyu munsi turizera neza tudashidikanya ko Imana iri kumwe natwe. Reka noneho njye naguhereza umwanya utuganirire ku cyo Uwiteka yashyize. Ni byiza, birakwiye ko abantu bakomeza gusenga, n'ibyiza bigasohora. Ntabwo ni ngombwa ngo ibibi bisohore gusa, ni ngombwa ngo n'ibyiza nabyo bisohore. Abantu rero bakomeze babe maso, dukomeze dusenge kugira ngo ibyiza nabyo bigire gute, bikomeze gusohora. Hagire n'ibivaho, Imana ireme ibindi bintu bishya. Nk'ubu turiho turasenga, ndiho ndasengera ya mvura, imvura. Ndiho ndasengera ya mvura kugira ngo Imana yo yonyine tubere ubwugamo. Kandi Imana yambwiye ko ngomba kubwira abantu ko bagomba gusenga bakaba maso kugira ngo Imana ibabere ubwugamo. Abantu rero nibasenge kugira ngo Imana y'amahoro ibabere ubwugamo, kuko imvura yo kugwa nta kizayibuza kugwa. Ariko twanjye nari ndiho nsenga ngira ngo Imana ikureho iriya mvura, kuko imvura ari imvura iza igasenya amazi ikangiza byinshi. Buriya n'umuvu iyo uje utwara abantu. Ndibuka rimwe umwaka washize 2022 imvura yigeze kwica abantu hara Kimisagara. Imvura yishe abantu Kimisagara, hari no bakuye mu ntuza muri rigori mu gitondo, babandi bagenda basakuma imicanga baramubona. Urumva rero imvura ntabwo ari nziza. Abantu nibabe maso, babe maso basenge. Kandi ikindi nabwira abantu ni uko bagomba guhumuka, bagahumuka bakumva ko Satani nawe ariho arakora. Satani ashobora gutumaho umuntu ukagira ngo ariho arasenga Imana koko, ariko ndagira nkubwire ko ntabwo byoroshye, birakomeye. Abantu babe maso rero, babe maso basenge basobanuza Imana. Abantu babe maso. Hanyuma message mfite nanone ikomeye, navanga ikomeye, ariko message y'abaganga. Abaganga bari mu gihugu cyacu, bari mu gihugu mu bihugu byo hanze, basenge cyane. N'utazi gusenga byige, n'utazi gusenga byige, kuko birakomeye. Abaganga mube maso, natwe dukomeze tube maso dusenge, kuko ntabwo byoroshye. Urugamba ruracyari rwo gusenga. Abantu rero bakomeze babe maso kugira ngo Imana y'amahoro iturengere kandi duhagarareho. Imana iturengere duhagarareho. Iyi message rero ndiho mvuga ikomeye cyane, nuko Imana igiye guhagarara kuri Afurika. Imana igiye guhagarara kuri Afurika, kuko hari icyorezo cyari kigiye kuza gikomeye cyane kireba Abanyafurika. Ndagira ngo mbwire abantu ko Imana yambwiye ko icyo kintu igikuyeho, kuko Afurika yari igiye gutsembwa neza ikibagirana.
ariko Imana yambwiye ko hari ibindi bintu bishya iremye ikuyeho, hari ibintu Imana iturengeye ikuyeho byari bigiye guhitana ubuzima bw'Abanyafurika. Imana rero yambwiye ko ibikuyeho, ubwo dukomeze dusenge n'uwicaye ntiyicare, dukomeze dusenge kugira ngo Imana y'amahoro iturengere. Ikindi ni ukuri abantu basenge kuko imvura iragwa, abantu badasenga imvura iragwa, abantu babe maso basenge kugira ngo Imana y'amahoro iturengere. Ndumva ayo mesaje nari mfite. Ibyo bikweto uko bisa hanyuma uvuze ku kintu kijyanye n'icyorezo. Ese yaba ari iki cyorezo twese turi kubona hano mu Rwanda ko hari icyorezo gihari mu minsi yashize cyakiri gushaka kuzamura umugara cyane? nacyo twarasenze Imana irimo iragenda igabanya, Imana irimo iragabanya ubukana, Imana irimo iragenda igabanya ubukana bwabyo. Buriya Satani ntatwishimira, ariko Imana yonyine niyo igomba kuturinda kandi ikaturengera. Ubukana bwacyo rero nteka ko hamwe no gusenga bwaragabanyutse, rwose bwaragabanyutse, ndizera ko bwagabanyutse. Abantu rero badufashe dukomeze dusenge, kuko uko byari bimeze ndatekereza ko atari ko bikimeze, kuko amakuru yo mba nyafite ntabwo yo mba afite ari ayasanzwe. Ndavuga amakuru yo ku Mana ko hari urugero cyari kiriho byaragabanyutse cyane ku bw'iki cyorezo. Abantu rero dukomeze dusenge, kuko gusenga ni ubuzima, nta handi twabonera ibyiza keretse mu gusenga, kandi nzi ko Imana hari ikintu irimo gukorera abantu bayo. Nta kintu Imana irimo ikorera Abanyarwanda, nta kintu Imana irimo ikorera Afurika, gusa ngo maso dukomeze dusenge. Mu minsi yashize bari bavuze ku muntu uvuga ko ari umukozi w'Imana kandi atari we, wirirwa kuri social media. Sinzi niba wari wavuze ati nabyumva arabimenye, sinzi niba yenda umwuka waba waramusanze akaba yarabimenye, kuko akaba yaraguhamagaye, nibuze akaba yarashoboye guca bugufi kugira ngo Imana ibashe kumubabarira. Sinzi niba yarampamagaye, kuko urumva nari indwaye imeze nabi, ntabwo nabashaka kuvugira kuri telefone. Ashobora kuba yarampamagaye cyangwa se ashobora no kuba atarampamagaye, kuko abantu bampamagaraga ntibambone ni benshi, ariko ndatekereza neza ko hari hose nawe ariyumva kandi ariyizi. Ntekereza ko rero nawe icyiza cyaba cyiza ni uko yakisubiraho, akareka gushyushya inkuru z'ibyabaye n'ibitabaye, akareka kuvuga ibyo abonye byose. Yarega buriya hari n'igihe n'umuntu nawe yiha agaciro. Nyakubahwa perezida wacu niwe ujya uvuga ngo umuntu niwe wiha agaciro, buriya utiha agaciro nta n'undi wakaguha. Sintekereza kuba uri umuntu w'umugabo wubatse ufite abana, ufite urugo, ejo ukajya ukumva ari ku rubuga nkoranyambaga nk'uru nguru, araseka, arashimishwa n'ibibi byabaye, nta cyiza kimushimisha. Ubwo icyiza ndavuga icyo Imana iba yavuze, ahubwo agashimishwa n'ibibi gusa byabaye ku bandi, agashyushya inkuru za bagenzi be. Ntabwo rero Imana ibikunda. Abantu rero nibiha agaciro, abantu ntibamenya kwiha agaciro, kuko ngo utiha agaciro ntawakaguha. Umuntu niwe wihesha icyubahiro, umuntu niwe wihesha kubana n'abantu neza, akabana n'abantu amahoro. Ntekereza ko rero ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza kuba wubatse, kuko ntabwo uha abana uburere bwiza. Naho ugeze baravuga ati dore se w'aba bana,
ubu hari ikintu bita umuco. Abantu umuco barawutaye, bamaze guta umuco neza neza. Nta musaza ukibaho, nta musore ukibaho, nta nkumi, nta mugore ukibaho. Abantu rero bareke guta umuco. Si uko bose ariko bameze, bitaba nka bya bindi ngo umukobwa umwe agatukisha bose, ntabwo ari bose. Hari abamama beza biyubashye, hari abakobwa biyubashye, hari abasaza biyubashye, hari abagabo biyubashye, hari n'abagabo n'abasore biyubashye. Ntabwo abantu bose rero ariko bameze, ariko cyane cyane abo ku mashusho media bashyushya inkuru, bavuga ibipfuye amaso, kandi banyiza akavuga ngo baramo baratanga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ndareba rero nkasanga nta butumwa bafite, nkasanga nta mbuto berera abantu, kuko buriya nkunda kubwira abantu nkababwira nti mujye mwera imbuto, ngira ngo bakumva ko ari imbuto zisanzwe, amaronji iki, ntabwo ariko bimeze, ni imbuto zikwiriye abihannye. Mu gihe rero uzabona umuntu ariho ashyushya inkuru, ashimishwa n'ibibi gusa, nta cyiza cyamushimishije, ngo avuge ati wenda reka nishimire ko Bamporiki yatashye, wenda reka nishimire ko hari abanyarwanda bakoze ibyaha bagasaba imbabazi bakihana bagataha. Ibyo ntibimushimishe, ahubwo agashimishwa no kwiruka inyuma y'umuntu wagize ibibi yakoze. Ntabwo ari byiza rero, ntabwo ari byiza. Abantu ntibijye kubaho, kandi bijye kubaho neza, bijye kubaho mu mahoro, bijye kubaho bakundanye, bijye kubaho bafite urukundo. Kuko ntekereza ko nitugira urukundo, twagize urukundo burya n'ubukene ntibwabaho. Kuko twagize urukundo twafasha umukene, twagize urukundo, umukene yagira ibyago tukamwegera, nagira ibyago ukanyegera, nagira ibyago nawe ukanyegera, wagira ibyago nawe nkakwegera, nawe ukanyegera. Abantu rero nibagira urukundo, kuko nuvanga urasenga nta rukundo ugira muri wowe, bizaba ari ukuruhira ubusa. Bizaba ari ukuruhira ubusa. Nushaka nkunde nanjye nkukunde, n'abandi twese dukundane nk'abanyarwanda, dukundane, twubahane, twuzuzanye muri byose. Ibyo ni byo Imana ishaka. Nidufatanyiriza hamwe gutyo muri rwa rukundo rwacu, tuzasenga kandi nzi ko Imana ibyo byose turiho tubona ari ibibi, Imana yacu igomba kubikuraho. Ariko abantu ntibijya kugira urukundo muri bo, abantu ntibijya kugira urukundo. Umubyeyi agirira abana urukundo, abana bagirira ababyeyi urukundo, mbese uwo muturanye mugirira urukundo. Nicyo ngicyo nicyo Imana ishaka. Imana ishaka urukundo mu bantu, kuko rero hari urukundo cyane cyane nko mu ngo. Ndaza kubivugaho, nayo mfite message yo mu ngo, ariko cyane cyane abantu nibahuza imitima bagakundana, bagahora bakaganira ibyiza, ntibahure kuganira ku bantu runaka ngo basebanye. Imana nzi ko izatugirira neza. Imana ishimwe rero kuri message ngiye gutanga ijyanye n'ingo. Abashize abantu bari bagiye bampa icyifuzo cyo gusengera ingo zabo n'imiryango idahuza. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo byose Imana igiye kubikuraho. Imana igiye kubaka ingo z'abantu. Nawe wabonaga ko urugo rwasenyutse, nawe wabonaga ko bitashoboka, ndagira nkubwire ko Imana y'amahoro, Imana yacu idukunda, igiye gukuraho ibyo. Imana igiye gutanga urukundo, abantu mwongere muhure muganire, famiye zatandukanye kubera urwango zongere zihure, ingo ziriho zisenyuka zitameze neza, namwe muduhamagare tubasengere. Ngira ngo nimero murayizi, muduhamagare tubasengere kugira ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Abantu rero mukomere cyane kandi mukomeze gusenga, mugire urukundo, mugire kubahana mu rugo. Umwana yubaha umubyeyi, umubyeyi yubaha umwana, akunda umwana, umugore akunda umugabo, umugabo akunda umugore, mukazana yumvikane na nyirabuja. Ikindi nshaka kongera kuvuga ni ku bintu bijyanye n'ubusambanyi. Ugasanga umuntu arubatse akagenda akajya gusambana n'undi mugabo, cyangwa se umugabo akagenda akajya gusambana n'undi mugore kandi arubatse afite urugo. Ntabwo ibyo bintu Imana ibishaka. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kubahana yihanukiriye. Nimushaka mwihane, nimushaka musabe Imana imbabazi, kuko Imana y'amahoro igiye kubahana, igiye kubahana.
nimwihane musabe Imana imbabazi kandi ndagira mbabwire ko ibihe turimo ari ibya nyuma. Imana ije gutabara umuntu wasenze, umuntu utarivuruguse mu byaha. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ije kubatabara. Imana ibahe umugisha. Ndumva ariyo message nari mfite. Yego, iyo ni message nziza kandi cyane cyane urumva ko ari message iganisha ku gakiza. Niba umuntu yubatse ni gute ashobora guta urugo akagenda akajya gusambana, cyangwa se nubwo ataba yubatse ni gute adashobora kugira imbaraga zo kwihangana kugira ngo arindire uwe cyangwa arindire igihe azubakira urugo, akabirenga akabikora kandi byitwa ngo ni umurokore. Ibyo rero ntabwo ari byiza ndetse ntibinanezeza Imana habe na gatoya. Tugenda turi kugana ku musozo. Ese birakwiye ko abahanuzi bajya hariya, haba kuri social media, haba mu byumba, uretse ko bitakinabaho cyane, ni byiza ko umuhanuzi agenda hariya agahanura ubuhanuzi buhahamura abanyarwanda, bumvisha ko mbese abanyarwanda bazagira ibyago, abanyarwanda bazabaho nabi, abanyarwanda bazahura n'ibibazo, ugasanga arabihoza mu kanwa ke, ndetse byaba na ngombwa akanagusha ku gace runaka ngo abantu batuye hanaha gukunuku. Mu by'ukuri ibi bintu birakwiye, biba bivuye ku Mana, nkamwe mushobora gusenga yenda mukagira iyerekwa. Ntabwo erega nkunda kubwira abantu kenshi ngo ntibajye basobanukirwa, ari byo nababwiye ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ntabwo abantu bose nababwiye ko atari ko bavuga Imana, atari ko bavugira Imana. Ibyo byose rero habamo n'abicantege, ngira ngo benshi bagiye babibona. Abahura n'urugamba ni benshi muri uru rugendo, abavuga Imana by'ukuri bahura n'urugamba rukomeye muri uru rugendo rwo gusenga uvuga Imana yagutumye. Hari n'abandi rero bavuga Imana itabatumye, ahubwo batumwe na Satani, kuko nawe arakora kandi afite n'abahanuzi baguhanurira 60% bigasohora, arahari. Abo rero barimo nibo bagomba gusebya, bakumva ko u Rwanda rwacu nta mahoro rwagira, u Rwanda rwacu bakumva ko rutahuza n'andi mahanga, mbese bakumva ko twahora muri ibyo ngibyo byo guhora abantu bafite imitima yabo ihora ihagaze. Baraharira abo bantu bashaka guhahamura abantu, ariko ndumva RIB yagakwiye gukurikirana abo bantu, ikabakurikirana kuko abantu bamaze gutera Imana umujinya. Abantu bamaze gutera Imana umujinya. Umuntu uhahamura abantu ntabwo nemera ko Imana yamutumye. Kandi ugasanga bimazemo nk'umwaka, imyaka 2 ari uguhinda gusa, kubera ko yifitiye confidence kuko azi kavuga ijwi rye rikagera kure, agahita afatiraho kugira ngo abonere guhahamura abanyarwanda, abumvishe ko bari mu gihugu cy'ibibazo, abumvishe ko bari mu gihugu kizagira ibibazo. Ngewe buranda mbireba cyo koze nkamwe musenga, mujye musenga yenda niguze turiwe ko byavaho. Abo bagomba kuvaho, kuko ubundi umuntu uvugira Imana, umuhanuzi w'Imana, ubundi buriya tugomba kumera nk'urushinge. Buriya urushinge umpaye umukasi ukampa n'urushinge, burya nahitamo urushinge, kuko urushinge ruteranya ibitandukanye, ariko umukasi utandukanya ibintu. Ngewe rero ngomba kuba nk'urushinge, kuko ndiho mvugira Imana yanjye, nkateranya ibitandukanye. Ntabwo rero ngomba gutandukanya ibintu cyangwa abantu, ntabwo ngomba gutandukanya abantu. Tugomba kuba nk'urushinge. Abanyamasengesho b'ukuri basenga Imana, ubundi dukwiye kuba nk'urushinge ruteranya ibitandukanye. Abantu rero babe maso, dusenge tube nk'urushinge. Buri rushinge ni rwiza, ruteranya ibitandukanye. Reka twohe rero kugucura umwuka cyangwa se kukunaniza bitewe n'uko utari wakira neza
ahubwo dushimira abantu bagize icyo bakora ku buzima bwawe, n'abarambuye ikiganza cyabo cyangwa bagakora mu mufuka wabo kugira ngo ubashe kubona uburyo bwo kwivuza, ndetse n'abagusengeye n'abakwihanganishije. Ndabizi ko bahari, ndagira ngo abenshi bagiye banaca mu gikari nanjye bakabimbwira bakamvugisha. Abo bantu turabashimiye kubw'urukundo rwabo ndetse badahwema kutugaragariza. Reka rero ngusabe kugira ngo nimba ufite ikindi wongeraho cyongereho niturangiza dusenga Imana. Ikintu nakongeraho mbwira abantu bariho bamfasha, bakomeje kumfasha, bariho bamfasha, icyo nababwira ngo Imana y'amahoro bampera umugisha kandi ndabakunda. Nongera mbisubiramo, ari uwagize icyo akora n'utagize icyo akora, n'abanyandikiye bakambwira ati turiho turagusengera. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro bampera umugisha. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo aho data na mama batabaye ngo arahabaye Imana urandengera. Buri muntu wese agira icyo akora ari ukubera ko ari Imana yamukozeho. Ndashimira Imana cyane rero, nyihaye amashimwe ahiri mu gihugu cyo mu ijuru ibyumve, n'abamfashije bose. Imana y'amahoro bakomeze bashyigikire, subiza aho mwakuye. Mbese Imana ibampera umugisha mwinshi, nubwo urugamba rugikomeje, ariko Imana y'amahoro ibampera umugisha kandi mukomere, namwe Imana izabatabara. By'umwihariko hari umubyeyi umwe ariyizi, umubyeyi umwe nshaka kugira ngo yumve ko tubivugiye ahangaha. Imana ni ukuri muha umugisha kubw'urukundo, kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, kubwo gukunda umukozi w'Imana. Mugabe ni ukuri Imana iguhereza umugisha. Hanyuma rero ongera utambutse nimero ya telefone nurangiza usenge Imana. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 96 97 41. Abantu rero badukurikira mwihangane, nari maze iminsi natanga ikiganiro kubera ko nari imeze, ariko ni ukuri nimukomere kandi nizeye ko Imana ihari ikigiye gukora. Mukurikirane ikiganiro neza, gifite ubutumwa, kuko gifite ubutumwa. Abaganga mugikurikirane, namwe kandi Imana yagiriye neza mukava muri gereza, mugikurikirane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Kadusengera mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana ishoboye byose, idashoboye ikintu kimwe. Aka kanya twari kumwe nawe tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze, ari abadufashije, ari abakidufasha n'ubu ngubu. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye ngo bagirire neza. Ijambo ryawe tubwira neza ko imirimo y'abera izibukwa, ngaho ari bashyigikira bagire neza, bakugireho umugisha. Turasenze kandi turizeye kubidukora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane wowe wabanye natwe. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, ujye muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, natwe turagikurikiza cyangwa se turacyubahiriza. Ariko nyamuneka bandika ibintu bitajyanye cyangwa abantu batumva ikiganiro, ahubwo bakihutira guhita bandika bitewe n'ifoto ya runaka babonye, bitewe n'uko babonye umuntu wagitanze. Nyamuneka mujye musigaho. Dukwiye kubakana, ntabwo dukwiriye gusenyana, kuko uyu ni umurimo w'Imana ndetse kandi ukomeye.